Mumaze iminsi biri mu rukundo. Umunsi naguruzura. Isaha umunsi uze mu kanya saa. Tuhuye umaze umunsi mu rukundo. Bimeze bite biyo? Tubwire ko uri kumva feeling. Urumva ndibuze namba bari kundeyo. Wahita bivamo. Ibyo ubushize byishwe na biriya bintu navuze ubu ngubu nitwararitse mara undeyo. Aryavuze ibiki? Yigeze umusore ngafata mu mufuka ngo befede ngo nago nakona n'umusore mugenzi wawe. Ngo abahungu ngo ni beza. Nta numwe ukivugisha. Yaraje avuga ngo irashe busiye gutandukanyije na boyfriend wawe. Naye ufite se. Aho yenyine nabari bahari. Nabari bahise bagenda bose. Waiting. Uvuze ngo kunda fiacre ngo ni mwiza urabizi. Ire ivugisha ukuri kw'Imana. Nakora uvuze ngo fiacre ni mwiza. Nigeze vuga ngo ndamukunda. Noneho. Barabe fose. Ndamukunda. Bamugiriye crush. Ndamwanga. Sorry ntabwo abivuze. Ntago ngengeze vuga ko mukunda. Ubu muri gukundana uyu munsi umaze umunsi mu rukundo. Niwe mwiza. Uziko nyuma hari ya match nagiye kwifotora nkafotora mfite igihunga. Kubera iki? Ngo n'amafoto yafotesha yarayabitse. Yanze ko yapostinga. Bana abantu baranyetatse ubwo buranyica. Bakwatatse gute se? Uzare kuri TikTok. None na postinzemo ifoto imwe yonyine mani yiwe nabwo ari kumwe n'abandi bari kuri ndimbo bayoboza igihugu. Umukobwa araza w'inkokobotse. Ariko ngo kufotora fiacre gusa. Kandi yari amafoto. Ibindi byose nabyirengagije 15 mani. Ibindi nabyirengagije. Nanze kumushyira kuri story ibintu byose. Aba none umva kamera yazamutse. Ndawakomuko. Wakane kubifarage. Bivuga n'ibyamubwiye. Na oya mani ibaza ifoto imwe mani. Akukumva ngo ngo kwa foto fiacre. Nambwiye nuwi wanyu surambaza iki. ngo kandi ngo yari yahejeje. Umva bigezeho ndabyakira arambwira ati tuba turi kukuyaza mari turabizi kutamukunda. Ubu crush wanjye ari ubu byarapfuye. Niyo mbimenya nka namuvuga mani. Wari ufite uwanyawe. Isi namuvuga ahubwo vuga undi. Uvuga undi. Akunda nakubwiye ngo uvuga uwanyawe wanga kunyumvira. Buriya yari kwita bigukuraho abantu. Oya byagukura ariko ngo wakabyumva mani. Sigaye mpamagara nta muntu ukimpamagara. Ngo hamagara Element niko bakubwira. Hoya. Nta nubwo babimbwira iyo mbabana bimbwiraga baritaba se nta nshuti nkigira nta kireka narivugiraga bwa nkuraburi. So akubise sho bikagenda neza. Bihoreye abahungu bihoreye. Shabihoreye. Abahungu se. Kumbi nabakobwa. Ese kumburije kiri bisaza. Abasaza. Oya. Nago bagishiramo imifungo barabwira ati jya mwatura dusore twawe biri guririmba. Abasaza bagujizeho. Dushiramo ibiceri byacu kwiririmba burabwana. Ese we cyakoza warahombye pe aho ndakumva. Idondarize. Nta bintu birababaje sha narivugiraga nshuti z'Imana mwongere munyiteho pe narivugiraga byari na brag ubuse wabonaga ndi seriera yamamarizaga igitaramo niyamamarizaga igitaramo biba ngombwa ko bigenda kuri yari kose nari nkomeje mwigarukire bantu banjye nimwe mfite nabaho gutese nimwe mfite pe igitaramo cyane cyagenze neza buriya irasho nyine ariko abaje n'ubundi hari abataraje bakama ka message ngo ubwire crush wawe Jesus nese mvuga ati mumfashe no phone ntaza kwireba nkagwa mu mazi ndabireka Imana bonarahiye harahiye ndaje mitana nabatuka ngiyo umuntu nazabona twari kugwa no mu mazi mwakoze kutaza tabareka aya kukiri muto wavuye mu bisaza wakana wanjye ni umusaza Nyama vikunda abasaza Oya, panya ni umusaza. Gose. Umva Beyonce hari umusaza uzi nkunda. Nase ko bavuye by'abasaza bane. Icyo ngundira Beyonce. Sha abarutwana. Jenny kundi ewan. Urutwana bangana. Sukazi kakana. Sha kabisa. Abarutwana. Iyo batangana muri izi abamurushumwe amezi abiri. None aratubeshya. None nakambisa oya. Umva umuntu yasanze yambaye made in Rwanda angara umwana agara umwana agikura yambaye made in Rwanda rumba umwana kandi koko y'amashati abantu bambara ni n'abantu baba byarakunze se n'abantu baba papa Beyonce oya nagara umupapa ahubwo abahungu nabo baratandukanye ko abakobwa batandukanye abaniga nyine bambara ibintu biraho by'abasazi hari abaniga biyubashye kabisa udashobora no kumubona yambaye ntabwo ari bite yakamedikeza oya babarira
iriya story yansekeje amahoro idutera ngo byagenze gute biyo nagiye kuri date shana na umana yanjye ikibazo bazabagira ngo ngira abasheri kandi oya turabure ntaribi ngo bagiye hawe kuri umuntu yakubwira ati nshaka ko duhura nyine tumenyane turi kumwe ibyo kwitefa urumva uwo muntu abari na class abayi class kabisa akaza benzi akaza kabisa benzi ngomana ari gafite imodoka na rose yaza kujya mu vene urwego abariho ma umuntu ufite benzi yago yazambaye bino biboro ngabiriya nyine byuriye uhitubibo mari tubona class ari ukibona ubona ko nta benzi yagenda shahuse na vatiri nagurayigira fasha aruniga nyine ubona ukuntu yambaye ukavuga uti muhinga twara benzi shati rya boro ewana urumva we yagezeho mbere ambwira ati ndahanaha uzamuke fresh ndahari ngiye nivero mu kazi oya bivuga iwabo mu ntara cyakora si Kigali ariko nyira bikigali aba amata nicyo nzicyo ndangiye bamwe amata menshi hanyuma nivuye mu kazi ndabaye ati ubwo muri gaye mare kumbwira n'ibintu bya stress mitangomerezaho nta nubwo uva wari uvuye mu kazi ukomereza kuri date ibikoresho uzubishyirayo nabibitse nyine bitangomeza wese ubika za kamera bavuga utkanye kuri date nawe muri gaye kangiye kumurira nyine wasanga afite gahunda yego next time muri gwe twabitegura fresh nagiye nambaye ipantaro ya poche ari ipantaro ya poche mfite imeze kuboro nyine na Jordan nambaye na jump nambaye jumpara ibisatsi ugiba yikaraza izuba ryanyishe natuzi mbarankweye mbona umuriga nibwo nari namubonye mera ku nkweto none kubora umuriga yaguruka afite kontake mu ntoki umuseriveri nabonye ariko ndawe urambaza iki yari yambaye gute arahaguruka agiye gusoza yambaye gatise n'inkweto nziza ziri classe n'agashati nyine ka made zino z'abaniga nziza na kontake ya Benz na kona cyafite mu ntoki na iPhone nka 14 ndazanye n'ubujampa n'amaposhe n'igiposhe umuseriveri bora ari kundeba ngo twakiriza iki ndayavuze ati muri gaze agiye kumuha akazi ko mu rugo ndamwanyera agafanta ibaze kwaka pineapple ikonje ya plastique nayo namaga pineapple ka plastique gakonje boro twari turi mani ari VIP nabitekerezaho ntabwo nzi ukuntu byarangiye ariko nshobora kuba nyifite nimero ye hanyuma se nyuma ya narahindutse mani uzagaruka uwo munsi ntabwo mwongeye kuvugana twaravuye nyine imbaza abuze n'ikintu ambwira yarambwiye ati se watangiye no kariyeri rya ikintu wibuka ni ikintu cya kariyeri yahise njyana nyine kuko ari kubona ko nta yindi gahunda yari yo kuganira ahita amujyana muri gahunda y'akazi yahise ambwira ati se ko watangiye rya ariko ati disi ukunda abakinnyi kuki ukunda gufotora abakinnyi birangira gutya ntabwo bizi ariko nyine reba muri kamera umuha ubutumwa next time bro ngiye kubitangira guhera nyuma ya match reba muri kamera wasanga ari kukuromaho ubutumwa pe ikibazo se nabumuhari bakoshe kuki ushira oya ariko nagende uwo ngo nabonye aranzi neza ibone yuko uzi neza unzi neza kabisa uvuga ati ngiye I the way you are